Tariki 19 z'uku kwezi kwa gatanu twari tugeze hejuru ku gasongero ko kuri uyu musozi aho bawitegeye ikibaya cya Gatare gihuriweho n'imirenge ya Gacaca na Muhoza yo muri aka karere ka Musanze. Uretse gukomera induru zumvikanira kure bagira bati imvura iraguye ngo babura ababarirwa mu bihumbi n'amagana baba bari mu ndiba y'iyo misozi no hasi yayo ngo bitegure kwiruka no kurwana. Nyine imvura iraguye nukuvuga ngo buri wese agomba kumenya ko haje abayobozi tegura kwirukanka cyangwa se bakamukubita gutyo nyine. Gukubitirwa muri iki kinombe kandi binashimangirwa n'umuyobozi w'umudugudu wa Gatare Mujyambere Faustin wari uherutse gukubitirwamo we na Mutekano ngo bifuje kuza kureba ibikorerwa mu mudugudu bayobora, kubera ko iyo tugezemo tuje gusibya nk'ibi byobo inje na Mutekano bageze kudukubitiramo. Nta kubakubita se badukubitiyemo ico gihe. Uretse abambuwe amasambu yabo bari bakomeje guhangayikishwa n'abayigabije bakavuga ko bacukuramo zahabu ku buryo ngo n'ubuhingutsemo akubitirwamo. N'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bari bakomeje guhangayikishwa n'uwazabazwa ubuzima bwo bazagwa muri ibi birombe mu gihe bitoroshe kubakumira. Uwo bishobora kugwaho baturenganya kandi mfite natanze raporo ebyiri ko ibintu binyobeye kuko aba bantu barenze 1,000 babonye ni benshi cyane barenze 1,000 banyiciramo. Ibi bintu by'intambara n'ugezemo baramukubita, hari n'umugabo bakubise nyurura murima wa hariya baramukubita bagomba kumwisha, untiyahakandagira umudugudu ntiyahakandagira, abayobozi bacu bakagari babagize mbese ubwo nyine abayobozi baravuze ngo ribu yarahageze irananirwa, abayobozi b'akarere barananirwa. Abafite iyo mirima bashingiye ku kuba ntawe ushobora kuyikandagiramo ngo n'uwitabaje ubuyobozi bumwegereye uwo nawe agakubitwana nabwo, bavuze ko bifuza ko iki kibazo cyakemurwa n'inzego nkuru z'igihugu cyangwa ngo kikinjirwamo n'iza gisirikare. Je nasaba ku rwego rw'igihugu ari rwo rwaza rukagikemura n'abasirikare. Abasirikare mbese imbunda ko barizo ziza zikabakuramo ko nta muntu wapfa kubakuramo. Mbunda se kandi mama mbunda abasirikare wenda baje kubera ko nyine bafite imbunda zo kurinda umutekano, nta muntu wapfa gusubira muko yiboneye. Ibi ngibi urabona abantu barenze 1,000 ntago nabihuramo nje nyine byasaba inzego za gisirikare, nje nicyo kintu nasabye. Kuko aba bantu bihuyemo nubwo mwamurenze n'ijana babice ni benshi cyane. Aho umuyobozi w'akarere ka Musanze na muri Janvier yavuze ko nubwo bakoze ibishoboka byose ngo bamenye nyiri kirombe nyirizina ushoramo amafaranga ariko bikananirana, nawe ati dukeneye imbaraga zihuriweho n'iz'umutekano bitewe n'imbaraga tubona zibirimo. Nta muntu uzwi nyiri kinombe uri hariya nk'uko nabikubwiye, ni kinombe kikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ni ibintu bikorwa rwihishwa. Igisubizo gihari nuko ni rya tsinda rihuriyeho, umuturage ntitumuvanemo aze ariko yunganirwe n'inzego z'umutekano. Iminsi baye 10 tubagejejeho iyi nkuru. Mu minsi ine ya nyuma yose iki kirombe kirimo ubusa. Yanduru yumvikanishaga ko imvura iguye ifatwa nk'iburiro hejuru ku misozi, iyo nayo ntayo. Umutekano mu mirima na ba nyirayo urarinzwe mu buryo bugaragarira amaso. Abayobozi bitwaga imvura iyo bahageze impungenge zabo zisa n'izagabanyutse. Urahinguka bahita basakuza ngo imvura yaguye. General Major Eric Murokore ukuri Inkeragutabara Reserve Force mu ntara y'Amajyaruguru ari kumwe n'umuyobozi w'ingabo muri ntara General Brigadier Muhizi Pascal n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Chief Superintendent Francis Muheto bari kumwe kuri iki kinombe. Major General Eric Murokore yatanze ihumure ryo kurindwa, anabibutsa ko bakwiye kurindana hagati yabo kandi ko kubita abayobozi babo bidakwiye namba. Abayobozi bambwiye ko musige mukubita n'abayobozi b'utugari umwara bakubise mw'abahingiye kiboko, umuyobozi w'umudugudu yaje atega ikibuno mugakubita agataha bafashe. Ibyo ni icyaha gikomeye muzabyongere. Ntabwo biba mu Rwanda, ntabwo ari umuco w'u Rwanda. Nimumara kurinda bagenzi banyu mbere mwirinze mwarinze bagenzi banyu, ikizakurikiraho ni ukurindwa rero, sibyo? Kurindwa rero niho tuzira n'aba bagabo mureba bose bambaye izi uniform, yaba ingabo za polisi, aho niho tuzira kurinda. Mwamaze kwirinda mwarinze bagenzi banyu, natwe tuje kubarinda. Major General Eric Murokore ati iyo mvura muvuga ko iguye mwita abayobozi banyu iguye yaba amahindu kandi mwatitera atari ko tubishaka. Imvura iraguye yari yagwase umunsi yaguye baravuga itarago umunsi yaguye izakunyagira. Amahindu murayazi izavuye amahindu murayazi umunsi yabanyagiye muzatitira kandi ntabwo dushaka umutitira, sibyo? Mureke iyo mvugo mbi.
mu gihe abantu bose babarirwa mu gihumbi n'amagana bakuwe muri iyi mirima y'abaturage bari barigabije bakayigira ikinombe, hategerejwe ko ababifitiye ububasha bashaka ibyangombwa bakacukura mu buryo bwemewe n'amategeko kandi burimo n'uburyo bwo kurinda ababikora. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Iramuri Janvier ati biratanga icyizere ko nta muntu wongera gusubiramo kuva twese twahagurukiye iki kibazo. Izi nzego wabonye abayobozi b'ingabo, abayobozi ba polisi mu ntara, mu karere, kuva twese twahagurutse, ndizera ko nicyo biduha icyizere cy'uko muri ubwo bufatanye inzego z'umutekano ariko n'abaturage nabo ubwabo ubwo bufatanye nabwo buduha icyizere kuko bataza gusubiramo. Kugeza ubu nta rwego na rumwe ruzwi ruremeza ko amabuye acukurwa hari zahabu koko nk'uko abazicukura babivuga. Nubwo ibi binombe bisa n'ibyabuze ba nyirabyo, ubuyobozi burashishikariza abaturage kutishora mu bucukuzi nk'ubu butemewe n'amategeko kuko hari ingero z'ababiburiyemo ubuzima hirya no hino mu gihugu. Emmanuel Bizimana mu kibaya cya Gatare mu karere ka Musanze. Ukigera ku gasongero ko kuri uyu musozi uri mu kagari ka Cyabararika umurenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze, aho uba witegeye ikibaya cya Gatare gihuriyeho n'imirenge yombi yo muri aka karere wa Gacaca n'uwa Muhoza, uhasanganirwa n'amajwi yirangira muri Nyiramubande agira ati imvura iraguye, ngo iki akaba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu ubutamenyerewe muri ako gace, baburira barimo hasi kwitegura kwiruka no kurwana. Nyine imvura iraguye, ni ukuvuga ngo buri wese agomba kumenya ko haje abayobozi tegura kwirukanka cyangwa se bakamukubita gutyo nyine. Urugero rwa hafi ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Gatare ngo uherutse gukubitirwa amaje kureba ibikorerwa mu mudugudu ayobora. Amakuru ya hano ni ikibazo kubera ko iyo tugezemo tuje gusibya nk'ibi byobo injana mutekano bigeze kudukubitiramo. Nta kubakubita se? Badukubitiyemo ico gihe. Uwo bishobora kugwaho baturenganya kandi mfite natanze raporo ebyiri ko ibintu binyobeye kuko aba bantu barenze 1,000 babonye ni benshi cyane, barenze 1,000 banyiciramo. Urundi rugero rwa hafi ni urw'umwe mu baturage bafite imirima ngihurirwamo n'abantu 1,000 baje gucukuramo zahabu. Ngiyo babajije iby'amasambu yabo barakubitwa n'uwitabaje inzego z'ibanze wagakubitwana nazo. Uyaha barazamutse bamugira umusazi barimanukira basubira mu birombe. Njyewe ku ruhande rwanje uyu ni umunyagisenyi nta n'ubwari wuna aho kugize umusazi nuko mubaho nuko tubaho mbese nuko nguko ubwo sinzi niba ndabona iyo ndara barahigabije mbese nyine twavuga ati nyine mudene n'amafaranga batereka ntayo twabaho mbese bibi bintu by'intambara n'ugezemo baramukubita. Hari n'umugabo bakubise nyururiya murima wa hariya baramukubita bagomba kumwisha, ntiyahakandagira umudugudu ntiyahakandagira, abayobozi bacu bakagari babagize mbese ubwo nyine abayobozi bavuze ngo ribu yarahageze irananirwa, abayobozi b'akarere barananirwa. Aba baturage ngo banashingiye ku kuba bamwe mu bayobozi bitabaza hari abakubitwana nabo, niho bahera bavuga ko bifuza imbaraga zisumbuyeho zirimo n'iza gisirikare. Je nasaba ku rwego rw'igihugu ari rwo rwaza rukagikemura n'abasirikare, abasirikare mbese imbunda ko bari ziza zikabakuramo ko nta muntu wapfa kubakuramo. Mbunda se kandi mama mbunda abasirikare wenda baje kubera ko nyira bafite imbunda zo kurinda umutekano, nta muntu wapfa gusubira muko yiboneye. Ibi ngibi urabona abantu barenze 1,000 ntago nabihuramo nje nyine, byasaba inzego za gisirikare. Nje nicyo kintu nasabye kuko aba bantu bihuyemo nubwo mwamurenze n'ijana babice ni benshi cyane. Iki kirombe kiri mu karere ka Musanze ari no hafu umubare mwinshi baza gucukuramo amabuye y'agaciro bo bemeza ko harimo zahabu. Haniyongeraho bo mu karere ka Burera, aka Gakenke n'aka Gicumbi mu mirenge nka Kiyombe na Manyagiro, ibituma hahurira ibihumbi n'amagana. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Iramuri Janvier avuga ko hari abamaze gufatwa barenga 10 bikekwa ko bafitanye isano n'iki kirombe. Gusa nawe akavuga ko hakenewe imbaraga zihuriweho n'iz'umutekano ngo bitewe n'imbaraga z'amafaranga babona zirimo. Nta muntu uzwi nyiri kinombe uri hariya nk'uko nabikubwiye, ni ikinombe kikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni ibintu bikorwa rwihishwa ku buryo utabona umuntu uhagarara ngo avuge ngo iki kinombe ni icyanjye. Muri uko kuba wikora rwihishwa, natwe amakuru twashatse ubu dufite urutonde rw'abantu bagera ku 10 bitwa ko ari bo ba nyiri ibyo binombe, ariko ntibibi byabo ari abashoramo amafaranga. Amazina yabo ntavuga nyine, ariko twarishikirije polisi akarere ka Musanze na RIB.
ngo kuba hari abayobozi bo mu nzego z'ibanze babikubitirwamo, ibi Meya Janvier avuga ko aribwo yabyumva, ati abo bayobozi baba barihereranye amakuru. Ariko kumva ko hari umuyobozi w'umudugudu wakubitiweho iyo hariya ntacyo nari nabona, nta n'umuyobozi w'umudugudu wari wakituzanira. Ubwo umuyobozi w'umudugudu niwe waba warihereranye ingorane yagize muri ako kazi, ntasaba ubufasha ku buyobozi bumukuriye. Kugeza ubu iki kirombe ntiharamenyekana nyiracyo n'ahaba. Hari abavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abatari bake baba bari muri iki kirombe, ngo kuko uretse n'ababa bagaragara hejuru haba harimo n'abari hasi mu myobo ifite hagati ya metero 18 baba bamanutse bifashishije inzego kugira ngo bageremo. Uretse ababirebera ku ruhande bavuga ko harimo imbaraga nyinshi zitaramenyekana zihishe inyuma y'iki kirombe, n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bugaragaza ko hakenewe imbaraga z'uruhurirane ku bufatanye n'inzego zose. Turagenda bakubona umanutse gusa hariya, niba mwaragiyeyo urahinguka bahita basakuza ngo imvura yaguye. Emmanuel Bizimana mu kibaya cya Gatare mu karere ka Musanze.